nongere muhera ikaze wa musore wanyu Idi Amin nk'ibisanzwe wongeye twigiramo utuntu twinshi tugiye dutandukanye hano n'ahandi wasanga ubumenyi cyangwa inyungurabwenge nk'iyi kuri tekinoloji, ikoranabuhanga, umuziki ndetse n'ibindi. Nongeye kuguha ikaze niba uri mushyashya twingo kandi subscribe ndetse unafungue n'akazogera kugira ngo ujye ubona notification cyangwa ko video zacu zigiye kuri urubuga rwacu ujye uhita umenyeshwa. Ndabona ufite ikibazo cy'utwandikira muri comment. Kano kanya tuje dusubiza umuntu atuga ati ni gute washyira video kuri TikTok cyangwa ati ikarebwa cyane. Tugiye kureba hamwe ibintu bibiri, uko washyira video kuri TikTok ndetse n'uburyo ushobora kuya-uploadingaho cyangwa ikarebwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ko hari benshi bavuga ko bashyira amavideo kuri TikTok ariko narebwe. Rero uno munsi no mpamvu ndi hano kugira ngo twigire hamwe uko ushobora kuyishyiraho ndetse n'uko ushobora gutuma irebwa n'abantu benshi. Nkwaye ikaze niba uri umucyana ndagusabye kandi subscribe ubundi twigire hamwe ibintu utundi n'utundi. Nkwaye ikaze mu ishuri ry'uyu munsi. Noneho bisanzwe reka dufungure TikTok yacu nk'ibisanzwe. Uzayifunga nk'uko usanzwe ujya kuri TikTok yawe nawe waramaze gufungura account ndetse bara muri description y'iyi video uko wafungura TikTok account izajya guhembera views zawe ndetse na likes zawe ibimeze nka YouTube. N'ubundi ibimeze nka YouTube nk'ibisanzwe uko nayo ibasha kuguhembera ibyo wayikoreyeho atari itameze nk'ira ya mbere. Ntago yo iguhemba sibye uguha gift cyangwa abantu bakaba baguha gift. Ndagushimira none ka dukomeze nta kindi uzakora nk'ibisanzwe nk'uko usanzwe aho uploadingira video. Zaza ukande kuri kano kantu karanga ka plus gutya, numara kugakandaho aka tegereze, noneho uzahita uhingukira hano hantu. Numara kuhakanda uzaza ukande kuri kano kantu kanditseho uploaded aka. Umara kuhakandaho gutya usaba ukanda like, subscribe ndetse na comment. Urabona ko kazahita kaguhingukiriza mu mavideo yawe ufite kuri ukazahita kaguhingukiriza ku mavideo ufite kuri telefoni yawe. Ushaka wajya hano hejuru handitse foto ugashyira mu foto n'urugero, ariko twebwe dukoreshe byibura video cyangwa video gatoya. Noneho nurangiza ngaho uzaza uhitemo video ushaka gushyira kuri TikTok yawe, urangiza uze uyikandeho nk'urugero kadushyire hanga uzaza uyikandeho gutya, urangiza uzana kandi handitse next. Ubwo urabona nurangiza guys, reka nongere muhere ikaze. Telefone yari yatuzimiye tutari twarangiza urugendo twe twatangiye ukuntu ushobora impamvu za video zawe zitajya zirebwa. Rero ikintu uzasanga kenshi uzasanga bimeze gutya, cyangwa igihe uploadinze video yawe uzasanga kenshi hameze gutya handitsemo friend. Uzaza ukane kuri kano kana kubona hano gutya, urangiza icyo uzakora uzaza uhitemo hano handitse everyone. Kuvuga ngo iyo ari hano kuri friend biba bishatse kuvuga ko abantu bashobora kureba video yawe ari abantu bakoze follow kuri wowe ndetse ukabakorera back bonyine. Abantu bagukurikiye ugakora back nabo bonyine baba bashobora kubona ya video yawe. Hano hasi uri kubona handitse only you, bishatse kuvuga ko ari wowe wenyine ugomba kureba ya video yawe. Ariko iyo uje ugakanda hano handitse everyone, hano handitse ngo everyone, bishatse kuvuga ko ya video yawe izarebwa na buri muntu wese.
Rero hari benshi bashyiraho video kuri TikTok bagategereza ko video yabo izarebwa bikanga, ugasanga akenshi bacitse intege bakumva ati byaranze ndabona ntacyo nakora kandi bakora cyane. Rero iyi niyo mpamvu usanga video zawe zitarebwa. Niba nawe wari ufite kino kibazo ngwino ubihindure kano kanya maze utangire urebe ngo video zawe zaratangira zirebwe cyane, nawe ubashe kugera kuri ya ntego wifuza. Ni ukuvuga ngo uzaza ukandi kuri kano kantu ubona ko hano hahindutse, hari friends kwaje everyone, urabona ko hasaza everyone. Ubashatse kuvuga ko ya video nushyira ku rubuga rwa TikTok izabasha kurebwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Rero ikintu uzaza ugakora kugira ngo video yawe irebwe, uzaza hano hejuru wandike title cyangwa ikindi kintu waragamije umutwe, wenda ko wabona wari wagambiriye nyine kwandika wowe nyine icyo uba wari wateguye kwandikaho, icyo uzaza ukandika hano panel byanjye nanditse ko wabona aba urangiza. Hari benshi baza nyine babona bamaze kwandika hito gutya bagahita bapostinga, nyamara ntabwo ari byo. Ugomba kuza kuri kano kantu kari hano, aka kantu ubona hano guys, kugira ngo video yawe igirebwa zirebwe cyane. Rero step ya mbere ni step yindi ya kabiri, hano handitse tags. Nurangiza kandi umaze kwandika title, abana hanazaza amagambo agiye atandukanye, uzacinga ama tags aba ari gutrendinga cyane. Wowe ntabwo uzasanga haya, ushobora kuza kuri kano kantu hano ugashyiraho kano kantu ugashyiraho wenda nka tag ushaka, wenda tuvuge tora, wenda tora ni urugero. Hano ko uzahitaza amatag atandukanye, uziga kandi aho guketera iryariya, wenda ushyireho wenda trend y'amagambo nyine akunda gukoreshwa cyane trendinga, uze ukande gutya ushyireho Kagame ni urugero, ukumva ni urugero. Nawe uzasanga hari amatags urabona, uziba kandi aho gutya nyine ushake amatags agiye atandukanye kugira ngo iza video yawe zibashe kuza kurebwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse bigufashe kuba nawe wagera kuri ya ntego yawe. Ndagushimiye wankurikiye, ubutaha tuzigira hamwe ko washyira thumbnail cyangwa ifoto kuri video yawe ugiye gushyira kuri TikTok. Ntuzabure ni video y'ubutaha. Bye. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo urangije kwandika biriya bintu uraza ugakanda hano ndetse post, video yawe ikitangira kujya, urabona ko yatangiye kujya kuri TikTok yacu nk'ibisanzwe. Dutegerezeho gatoya, urabona ko ya video yacu isi ijya kuri TikTok. Ndagushimiye nanone, tuzongere tubonane ubutaha. Yari Idi Amin, umukunzi wanyu ugenda ubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Bye.